nibyo byiza noneho ukamuha n'umwanya nawe akagira ibyo akora muri kwa gukora yisanzuye atagutinya ataguhisha nibwo uzabona uko mukosora ariko nuzana igitsure cyane azamenya ati dadi kumbe disi ibi ntago abikunda sawa ndakumenye akubare agutera imibare ajya kwereka uruhande ukunda uvuga uti wawe mfite umwana mwiza kandi yarashize. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiraho muri Imana ibaho umugisha ko mubana natwe mu biganiro bitandukanye. Imana ibaho umugisha ko mwemeye no gusangira natwe iki kiganiro cy'uyu munsi. Nge nikuzo emingira umugisha wo kubana namwe turi Kigali turi ku masaha y'igicamunsi. Woshobora kudukurikira mu masaha y'igitondo cyiza cyangwa se amasaha y'umugoroba birumvikana biterwa n'ahantu n'umugoroba mwiza. Hanyuma bari ku gicamunsi nkatwe Kigali mugira igicamunsi cyiza. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda ureba iyi video Imana igumugisha. Ndashimira aho twabanye mu byose byatambutse wamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Imana igumugisha warakoze cyane. Hanyuma kandi ukora like niba ukunze iki kiganiro ndetse inkunga ikomeye no gusangiza benshi iki kiganiro. Sindi njyenyine ndi kumwe n'umumama Imana yateguye kugira ngo abe umugisha adusangize byinshi biri muri we ariko nawe umugisha kuri we. Ureba iki kiganiro Imana igumugisha wibuke gukora subscribe, kore like ndetse na share cyangwa se utanga igitekerezo. Munyemero tuze kwakira umutumirwa w'uyu munsi tuze kuganira tuziranye ari buze kubanza kutwibwira ariko mu muco wacu mwiza nuko twabanza tukamusengera. Data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Niby'igiciro kuba turi kuri aya manywa yihangu benshi batagira ubwo buntu ariko twe twabugira uhabwe icyubahiro. Reka abadukurikiye muri umwanya waho umugisha kuko bafashe umwanya wo kugira ngo barebe iki kiganiro. Hanyuma natwe turimo turagikora muri uyu mwanya udushigikire. Mujakazi wawe ntaba ari we ahubwo ari we kuri we kugira ngo abashe gukora ibyo ubutwarushize muri we mu gihe nk'iki kuko wamuteguye kugira ngo atunge benshi. Reka rero atubere umugisha natwe tumere umugisha ndetse n'abadukurikiye muri rusange. Uyu muyoboro rero ubutumwa bucaho reka umuyoboro ushigikiwe nawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Munyemero tumwakire hanyuma aze gutangira tubwira amazina ye tuze kuganira nk'abaziranye. Karibu. Murakoze cyane mbere yuko mbibwira ko mbasuhuze muri aho mwese cyangwa Yesu ashimwe. Buri muntu yakira iyo ndamukanyo. Nitwa Mukagatsinzi Florida, ndi umubyeyi ndubatse mfite umugabo n'abana 3. Ndi umukristo nsengera mu itorero nteranira naye kuvuga nsengera kuko ahantu hose tuba tugomba gusenga. Nteranira mu itorero ryitwa Revelation Church Kagugu riyoborwa n'umushumba witwa Reverend Steven Safari. Imana iduhana umugisha. Amen. Reka mbona gusuhuza inshuti yanjye Pastor Steven Revelation Kagugu Imana umugisha ndetse na Pastor Odette. Hanyuma tugira umugisha wo kubana uyu munsi ni by'agaciro gakomeye. Nigeza ko social media cyangwa se abari kutureba bari kuri cya kintu bita social media. Uri umumama wabanje ko umukobwa urabyiruka. Nigeza ko mu gihe cyanyu mubyiruka social media ntiyariho. Hanyuma uyu munsi hari social media noneho. Ndashaka kumenya itandukaniro ryo kuba icyo gihe cyanyu yari hari muri abajeni idahari muri abajeni noneho na n'uyu munsi hari abajeni b'abakobwa bategurwa kuzavamo abadamu nkuko nawe uri umudamu kandi uri mama w'abana. Social media uyibona gute ugereranyije n'icyo gihe mutari muyifite? Social media ugereranyije n'igihe twebwe twabayeho social media idahari cyane uretse kumva amaradiyo ariko ibyitwa YouTube ibyitwa ibindi byose wareba ukore bavuga bandika mbega amafoto ureba ntago byari bihari. Ugereranyije rero igihe cy'ubu n'icyo gihe navuga ngo buri gihe cyose gifite ikibi n'icyiza. Ubundi social media yakabaye nziza kuko hari ubumenyi bwinshi twakuramo ndetse byadufasha kugaragaza impano zacu bikaduha gutera imbere vuba ariko kubera ko tuyifata mu buryo butari bwiza bituma
ahubwo byica navuga ngo byakwica ejo hacu hazaza twe nk'urubyiruko, ubwo ndavuga mu izina ry'urubyiruko. Rero twebwe igihe cyacu hari ibintu byinshi tutari tuzi kandi wenda byari kutugirira umumaro, ariko nanone hari icyo byaturinze, kuko byaturinze kwigana abandi, bituma twebwe uko turi tukugumana, noneho ikikurimo ugatekereza uburyo cyazagusohokamo kikagira umumaro utiganye abandi. Ariko muri iki gihe cya none ndabona social media yakabaye itanga umuti, ariko ndabona irimo ahubwo itwicira abana, kubera ko umwana arabona ibintu kuri social media akumva yabishyira muri pratique nk'uko biri, kandi mu by'ukuri atari ko byakabaye. Rero abankurikiye cyane cyane ari abakristo, ndagira ngo ngugire inama. Icyambere, urakurikira social media, ariko mbere yuko ufata umwanzuro w'ibyo cyangwa se umwanzuro w'amakuru wabonye muri social media, byaba byiza kubanza ukandastandinga urinde kucyo uriho, iyaguhanze yashakaga iki, urashaka iki, urashaka kugerahe. Banza wisobanukirwe umenye n'impamvu uriho. Icyambere nakubwira, nubwo ukiri urubyiruko ariko imbere hawe ni heza. Ikindi nakubwira nuko umuvandimwe aravuze ati hano umumama hano ugiye kudufasha kugira ngo tuganire, cyane cyane abwira urubyiruko nabo bazaba bagabo n'abagore, bazaba babyeyi. Nakubwira ngo wa muhungu we unkurikiye cyangwa umusore, nakubwira ngo igihe uhagazemo ntabwo ari umwuzuro ukwiriranye n'ijambo ry'Imana nk'uko Imana yakuremye iteganya kugomba guhagarara. Ndetse n'umukobwa nuko muracyari mu rugendo, muri transit, ntago muragera ahantu ku musozi Imana yabageneye guhagarara ngo muhahagarare noneho mugaragaze ishusho yayo, kuko tubona Imana irema umuntu ntago yaremye umusore n'umukobwa, ahubwo yaremye mu mbaraga zayo, mu bushobozi bwayo, kubera ko yuzuye imbaraga zo kurema ikintu ariko mbikoresha kugeza kigeze ku rwego kiri finish product mu bushobozi bw'Imana yari bishoboye. Yaremye umugore n'umugabo, ibahagarika ku musozi wuzuye, aho bagomba guhagarara bagatanga ubuzima mu isi. Ariko Imana kuko yashyize ubutware bwo kurema mu mugore n'umugabo, habayeho kurema rimwe gusa. Yaremye Adamu, irema Eva, ntiyongeye kurema, ahubwo abantu uko bagiye babaho baturutse muri abo bantu Imana yaremye, kubera ko bari bagwije imbaraga zo kuba bajya gutanga ubuzima. Noneho Imana isiga uruhare rwo kurera irusigiye ababyeyi, rwo kurera kugira ngo aba bantu nubwo bavutse, ariko uruhare rwo kubarera kugeza bageze ku bukure ruri mu biganza by'ababyeyi. Noneho rero kuki nsobanuye gutyo kandi mbwira urubyiruko, ndagira ngo nkwereke ko ahantu Imana yashakaga ko uhagarara ni kuri wa musozi witwa kuba uri umugabo n'umubyeyi, ukitwa kuba uri umugore n'umubyeyi. So rero ubwo ukiri mu rugendo utaragera aho Imana yakuremeye guhagarara, ni byiza ko witonda cyane ukamenya impamvu Imana yakuremye, impamvu uriho, ukamenya n'uwo uri we. Mu Batesalonike igice cyaho mbere, igice cyaho cya 4 n'umurongo wa 7 hatubwira neza uburyo Imana itaturemeye kwanduzwa, ahubwo yaturemeye kwezwa. Aha rero nabihuza na social media. Yego hari ibyo ureba, ariko menya ko Imana itaguhamagariye kwanduzwa. Nubwo hari ibyo uri mureba byakwanduje, ariko wowe uri w'agaciro, Imana yakuremeye kwezwa. Kuko Imana yakuremeye kwezwa, rero nakugira inama yo kugira ibyo uhitamo. Hitamo ibyera cyane, hitamo iby'ingenzi ku buzima bwawe, bitari ibikwicira ubuzima bwawe. Aha rero ndashaka kuvuga gutya, hitamo ibintu bifite
imbaraga zigusunikira guhagarara aho Imana yaguteganyije guhagarara. Wihitamo ukurikije amarangamutima yawe, kuko akenshi ibiri kuri social media bijyanye na level y'imyaka. Akenshi imyaka ugezemo hari igihe ibyo wiyumvamo mu marangamutima yawe, navuga ukurikije umubiri, byagutera gukora ikosa ryo kwanduzwa, kuko wowe ubundi utandukanye n'uyu mubiri wawe wambaye. Wowe ni wowe w'imbere tutareba, wowe ni wowe w'imbere isi itabona, kandi uwo w'imbere isi itabona niwe utuma isi ibaho. Naba mvuze wenda nsa n'ujimije, ariko ibitagaragara ko ariko mbivuga nibyo bituma ibigaragara bibaho. Urugero, umuntu iyo akiriho aba afite ibintu akora, kandi ababoneka aba afite ibikorwa bigaragara, ndetse n'abantu baba bamufitiye icyizere, baranamwegera, baba bamukunze. Ariko iyo umwuka wamaze kumushiramo, bihuta cyane bitabara, kuko iki kibiri cyo ntabwo ari cyiza, kiraza kubateza ibibazo, impumuro mbi, kiraza kubateza ibibazo. Rero baritabara bakajyana rusororo cyangwa n'ahandi. Ubwo bivuze ko umuntu n'uriya tutareba. Ubwo rero kugira ngo urinde uriya muntu tutareba, kandi ari nawe Imana yaremye w'ingenzi, nuko wirinda kwanduzwa n'ibintu byose. Imana, wa musore wumurikiye n'umukobwa, Imana yaduhamagariye cyangwa yakuremeye kugira ngo ubeho mu buzima bwera, ntago yaguhamagariye kugenda wanduzwa. Rero ibyakwandutsa biturutse muri social media, gerageza usaba umwuka w'Imana gushoboze kugira ibyo utoranya, bimwe ubijyana ibindi bireke. Urakoze cyane. Iyi social media iri facility muri communication, birasaba umuntu wese kuyikoresha. Iterambere turimo uko byagenda kose nta hantu uzabikwepera. Hanyuma hari ibyo duhura nabyo tugezeho. Hari igihe ugenda kuri internet, ufite ibindi bishaka gusoma, ugahita uhitana na publicité bashizeho, ukagira amatsiko yo kuyireba. Urubyiruko cyane cyane, wenda kera twavuga ko abasore aribo bakunda kureba, mu gihe abakobwa wenda bumva cyane akaba ibyo bibakurura, ariko uyu munsi nabo bisa naho bareba ibintu bikabatarakitinga abakobwa. Kandi noneho iyo tuje mu ivugabutumwa cyangwa se mu butumwa bwiza, urubyiruko usanga rusa naho rwamaze kuba wiki cyane. Nk'ubu ushobora kureba ugasanga nta ukitwaza Bibiliya, yego, ari umukobwa cyangwa ari umusore, kubera ko ari buze gusoma kuri software. Ni byiza, sibyo? Hanyuma mwe ubu buzima mwabubagamo mute ko nta byabagaho? Nta buryo bwabafashaga kubona communication yoroshye. Negeza ko hari ukuntu batubwiye ngo niyo umuhungu yajyaga kugutereta kuza iwanyu byaragoranaga, kwandika agapapuro kugira ngo uzasome ubwo butumwa, ni ibintu byagoranaga, kubwacaga no mu iposta. Uyu munsi rero ntutegeze ko umukobwa bashobora kuzakuzanira wenda hazabaho umuranga ubarangira, ahubwo uzashiduka ari kukubwira ngo mfite sheri, ndaza kumubereka. Ibintu byose bisa naho byarangiye. Nkavuga mu buryo bw'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, birafekita iki, birica iki? Hanyuma kuba byaroroshye, ko turi mu buzima bworoshye uyu munsi, kuba bwaroroshye birafasha iki urubyiruko rw'uyu munsi mwe mutafashijwe nabyo, sibyo? Ariko nanone twabanje kureba rurica iki, ibyo mwe mwasigasiraga uyu munsi bitakiriho. Social media rero irica ibintu byinshi, kuko ukurikiranye no mu buzima bwa Bibiliya, abatubanjirije bajyaga gushaka afite umuranga. Tubona Isaka ajya kugira ngo abone Rebeka, uburyo Aburahamu yabwiye umuja we, aramubwira ati ugende uri bubone mubi wacu, amuha ibimenyetso ati uwo nguwo niwe umwana wanjye ari. Kiraba ari ikimenyetso cy'uko umwana wanjye ari bugira ate, ari we waba umugisha. Ni ukuvuga ngo social media, ubwo icyo nshaka kuvuga ni iki, umbajije ibintu bibiri navugaho. Ni iki social media yica, kandi ni iki yakadufashije? Social media ikintu cya mbere
irica umwimerere navuga w'Imana yashizeho. Kuko Imana yaremye umuntu rimwe nabivuze, ariko kurema igusigira uwo muntu, noneho uruhare rwo kurera iruha uwo muntu kugeza wa muntu ageze ku kigero cyiza nawe ajya gutanga ubuzima ku bandi, ku muryango mugari. None social media irahari, ni ukuvuga ngo nta muranga uzabaho. Urumva rwa ruhare, wa mwimerere, bwa buryo, ya system yashyizweho n'Imana y'uburyo umwana ava kuri step imwe akajya ku yindi, akajya gusohoka iwabo ajya gutanga ubuzima mu muryango mugari. Urumva ko iyi social media yakatinze off ubwo bumwe hagati y'umwana n'umubyeyi. Urumva hari n'inama abana bakuraga ku babyeyi uyu munsi badakeneye kubera ko bagiye kuri social media. Arumva impinduka z'umubiri we uko bimeze, yakumva uko umubiri wamuhindukanye, akavuga ati no, reka njye kuri Google, reka mbaze Google ni ikihe kibazo naba mfite. Google iraza kumanura ibintu, kandi kuri Google harimo ibintu byinshi bivangavanze. Hariho abanditse bezera Imana, ariko hari n'abatizera Imana bashaka kwamamaza ibyabo, bashaka kwamamaza ubwami bw'umwijima. No kuvuga ngo rero social media ntago yizewe ku bana b'urubyiruko ku buryo twakwizera ibiturutse muri yo. Hari n'inyigisho mutabaha ngo bari gukura kuri social media. Ibaze urumva nyine ni bwa buryo, ni yamayeri y'umwanzi akoresha kugira ngo atwicire abana, kugira ngo yice umuntu w'ejo hazaza, kugira ngo yice wa mugambi w'Imana. Kuko Imana yaremye umuntu igambiriye ko ishusho yayo iboneka mu isi. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none niba umwana inama zigisha social media, ubwo bivuze ko umubyeyi atari bumurebe na Bibiliya atari buyiteho kwa kundi wabivugaga. Rero abana bacu munkurikiye, yego social media ntacyo bitwaye kwireba, ariko si byiza kwemera ibyayo. Navuga ngo rero ni byiza, hari impamvu Imana iba yaraguhaye umubyeyi. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri imfubyi udafite umubyeyi, ariko umubyeyi ntabwo ari wa wundi wagukuye mu nda gusa. Hari aho uba bakugira inama, mbega shaka umuntu wigiraho nibwo uzagira ku rwego rukwiriye. Shaka umuntu wigiraho kandi ubona w'umumaro, kuko abantu bose siko twabigiraho. Abantu bose siko batugira inama zirizo. Wasanga ugishaho inama nawe yararebye social media. Ni byiza rero kugira role model wawe, ukagira ibintu umwigiraho byagufasha. Rero ahangaha kuba Kristo bankurikiye, washaka role model ariko na Kristo akakubera role model, kuko niwe yabaye mu isi, yari Imana yego, ariko yari n'umuntu mu bwuzuye. Yesu rero niwe wibwirira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, kandi abarushye n'abaremerewe ni abantu bose batuye isi. Aravuga ngo nimunyigireho kuko ndi umugwaneza. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, biri muri Matayo 11:28. Ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze munyigireho ko ni umugwaneza kandi noroheje umutima. Abantu rero kuko dushaka guturwa intwaro no kuruhurwa, twifatira ayo magambo gusa. Ariko ukomeje ugasoma hepfo avuga ngo mwemere kuba abagaragu, ngo kugira ngo mubone uburuhukiro mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo rero rubyiruko munkurikiye, cyane cyane ab'Abakristo n'abatarakizwa bazumviye nuza bazareba iyi video, mugira amakuru mukuramo. Ni byiza ko twigira kuri Kristo, twigira ku ijambo ry'Imana, kugira ngo imitima yacu ibashe kubona uburuhukiro. Uburuhukiro rero abantu bajya bavuga ngo ngo naruhukire mu mahoro, ariko uburuhukiro tubutangira none. Uburuhukiro tubutangira tukiri bazima. Uburuhukiro ni ukuba ikintu cyose wanakora ufite amahoro mu mutima, kuko uzi ko nta ngaruka z'ikintu kibi wakoze ziri buturuke muri, nta results ziri buze zikubabaza kuko nta kibi wakoze. Ni byiza rero ko twitoreza ku ijambo ry'Imana, ariko tukagira n'abarole model, kuko aha hantu turimo duca, ndavuga urubyiruko, ndimo ndavuga turimo nkoresha gutya, ariko magaze mu ruhande rw'urubyiruko. Rubyiruko, aha hantu murimo muca hari abandi bahaciye, wenda
we aho hantu ugeze yahuye n'umwobo aratsikira. Umugize rero model ashobora kukubwira atumva aho hantu byangendekeye gutya uramenye hano hari imyobo aha ngaha wahagwa aha wahagwa. Ni byiza ko tugira abantu twigiraho kuruta kwizera social media. Yego. Arakoze cyane umubyeyi wacu. Iki ni ikiganiro cyiza cy'urubyiruko, ntekereza ko ariko n'ababyeyi. Tutaragana ku musozo gato mbere yuko dusoza twibanze ku rubyiruko, kandi ni ngombwa kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo ubwiza bw'abasore n'imbaraga. Izi mbaraga rero nizo dukeneye ahantu hose. Ni mu muryango usanzwe icyo twita umuryango nyarwanda, ariko ni no mu buzima bwa gikristo, ubuzima bw'umwuka. Uriya tuba mu mubiri tukaba no mu mwuka, ko tubaye hamwe twakwangiza byinshi cyane. None reka duse n'abasoreza ku babyeyi uyu munsi. Dufite ababyeyi nabo ibintu byose bitwara mu mwuka, kubera ko uri mami mu rusengero, uri icyitegererezo, ibintu byose bitwara mu mwuka. Rimwe na rimwe n'abana bawe ufite ushaka kubigisha mu mwuka. Urimo urabima ibyo mu isi ngo be kubireba bitabatwara, ariko ejo azabikura muri rubanda, mu bana bigana, abo bakorana, aho bagendana mu buzima bwa buri munsi. Niyo social media bamurangiye, inyigisho nyinshi niho azazikura. Abitewe n'iki? Mama we, papa we yamuburiye umwanya cyangwa yatinze kumubwira bimwe bijyanye n'imihindagurikire y'umubiri we mu kwitegura kuba umugabo cyangwa umugore. Hanyuma ababyeyi wenda badukurikiye muri uyu mwanya nawe urimo, ese koko mwemera guha abana ukuri, cyangwa namwe muri bandi bo kuvuga ngo goya biragatsindwa mu izina rya Yesu bazabyivumburira? Urambaza nkanjye cyangwa ngira ababyeyi nama? Ababyeyi. Okay. None aha uwo mubyeyi wowe. Yego. Ufite abana bawe uganiriza, ariko hari undi mumama ugukurikiye cyangwa undi mupapa, urwego wumva bikwiriyemo mwabikoramo, kandi nanone mu gikristo. Arakoze cyane. Mu by'ukuri hanze aha iyo ubona urubyiruko rurangiritse, urugero natanga, ushobora gusanga nk'akana k'imyaka 4 kari mu muhanda karabaye marine. Se koko uriya mwana w'imyaka 4 koko yananiranye, cyangwa n'umubyeyi waburiye umwana umwanya? Rero kuri jye uko numva byakorwa, mbwira na bene data bankurikiye, ibyo twakora byose dushakira abantu umwanya, tubaganirize, kandi tutahengamiye muri Bibiliya gusa. Tubaganize dukoresha imvugo isi ikoresha, tuberekana Bibiliya. Mbega abana bacu kugira ngo bakure babaransinga, bakure hari amakuru bazi atari ukuyakura muri rubanda. Rimwe na rimwe baha amakuru nabi, bakaza bigatuma umuntu wabo cyangwa se n'ejo hazaza hapfa, hangirika. Ni byiza ko dukurikirana abana bacu umunsi ku wundi, kandi tukabaha ibintu bireshya n'imyaka yabo. Ni byiza ko twigisha abana gusenga, niba tubigisha gusenga duhereye hasi. N'umunyarwanda yaravuze ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Umufilozofe we w'umuhanga cyane witwa John niba ari scholar, we yaravuze ngo umwana avuka ari blank, avuka ubwonko bwe bwera. Ibyo akura mu isi nibyo byandikwa ku bwonko. Ni ukuvuga ngo abayera nta kintu kindi abazi. Ni ukuvuga ngo ibyo umutoje, ibyo umubwiye, ibyo arebye nibyo byiyandika ku bwonko bwe. Rero icyo nabwira ababyeyi bankurikiye, reka twite ku bana bacu uhereye bakivuka, step by step, tubereka Imana uko bamenya ubwenge, tubereka n'ibiri mu isi, tubasobanurira dukoresheje ururimi rwa Bibiliya, ariko tubereka n'ibiri mu isi uko bimeze, kugira ngo hanze batazakurayo amakuru y'ikinyoma. Kuko muri iyi si hari ubwami bubiri bukoreramo. Ubwami bwa mbere n'ubw'umwijima, aribwo bufite itsinda riyoborwa na Satani. Ubundi bwami ni ubwami bwa Kristo, kuko muri iyi si harimo abantu bizera Kristo, aribo bafite ishusho y'Imana, kuko ishusho y'Imana mu bwuzuye ni Kristo umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bwami bwombi bukorera mu isi, kandi isi niho dutuye.
ni nayo tubyariramo, abana bacu niho bari. Nitutababwira rero ngo tubereke n'ibiri mu isi, abana bacu bazicwa n'ikinyoma Satani yazanye mu isi. Ubwo rero nagira inama ababyeyi, nanjye nyigira, yo kuganiza abana bacu bitewe n'ikigero bagezemo, ikigero bagezemo, tukabaganiza kandi tukabaha n'umwanya nabo wo kwisanzura, kuko Imana yaremye umuntu imuremana kwigenga. Ni ukuvuga ngo rero ni byiza ko ugira umwana inama ukanamuha rugari rwo gukora, yamara gukora ukamugira inama. Niba hari aho yakoze ikosa ukaba umujyanama aho kuba umucamanza. Hariho cyane cyane abagabo bari bukurikira iyi video, mwabagabo mwe mbabwire, hari ukuntu abagabo bagira igitsure gusa bagashaka kuvugana n'abana bababwira nabi gusa. Ntago ari byo. Ni byiza ko umuganiza yagize neza, ukamuganiza yanagize nabi, akamenya gutandukanya igihe yagize nabi n'igihe yakoze neza. Ukaba inshuti ye, ukamuganiza kandi ukamutega amatwi. Niwumve ko ibintu ahangaha gutega amatwi ntago biri ku mugabo gusa n'abagore. Reka ababyeyi dutega abana amatwi, twe kumva ko ibyo twebwe dushaka ari byo bakwiriye. Barabana n'abahanga. Icyo gihe rero nkiga segonderi, reka ntangure urugero kugira ngo bumve. Hari abana twiganaga iwabo ari abakristo, twagera ku ishuri bakaba abandi bantu. Twaba tugiye gutaha, umwana agabitamo nzakagendana, imyenda igera hariya, akagenda agasubira muri korari. Urumva ntiwajya kurega umwana, urituriza witeranyiriza iki? Ko mwese kubera icyo ubukozi ibi? Ati ababyeyi banjye banyica n'abakristo ku rwego. Twagera ku ishuri akaba undi muntu utandukanye na wawe. Ubwo urumva icyo gihe niba ababyeyi bahengamiye uruhande rumwe, barimo bashaka kwereka abana ibintu bo bumva bashaka, nibaha umwanya umwana cyangwa bakabahata gukizwa, ni byiza agakiza umuntu. Ni byiza ko yemera akizera akatuzwa akanwa ke. Rero babyeyi b'abakristo mu nkurikiye, ntago ari byiza ko duhatira abana ibi bintu, ahubwo ni byiza ko tubatoza, tubabera urugero, kuko umwana kenshi yumva ikintu kubera wamubereye urugero. Tukabereka ntitubahate. Nibyo byiza. Noneho ukamuha n'umwanya nawe akagira ibyo akora. Muri kwa gukora yisanzuye, atagutinya, ataguhisha, nibwo uzabona uko umukosora. Ariko nuzana igitsure cyane, azamenya ati dadi kumbe disi ibi ntago abikunda, sawa ndakumenye. Akubare, agutera imibare, ajya kwereka uruhande ukunda, uvuga uti wawe mfite umwana mwiza kandi yarashize. Rero ni byiza ko tubareka bakanisanzura, tukababa hafi, tubagira inama. Uko tubareka bakisanzura niko batwereka amafuti yabo. Mu kutwereka amafuti yabo bizatufasha kubakosora. Rero narindimo mvuga ngo babe inshuti zacu, no mu gihe bakoze amakosa ntitube abacamanza, ahubwo tuba abajyanama. Arakoze cyane umubyeyi, Imana imumugisha ku mpuguro nziza z'abana, abajeni ndetse n'ababyeyi. Reka tumusabire umugisha. Ibi biganiro ni byinshi ntago ari bike, ntitumwakire uyu munsi gusa, tuzongera tumwakire. Asoreje ku magambo n'inama bikomeye kandi biryoshye. Buriya biragatsindwa ku umwana yakwereka uruhande ukunda, akaguhisha uruhande arimo arabora. Rimwe na rimwe ari bo usanga byarakururiye agahinda kandi bakiri abana. Ngeka nguce mu ijambo ngasorezeho, ndabona dushoje. Ubundi Imana ukuntu yagennye ko umuntu abaho ni uruhererekane. Ni ukuvuga ngo harya wambwiye ko witwa Ikuzo Emi. Ubu rero kugira ngo Ikuzo Emi azagume ku isi, nuko uwo wabyaye azagaragaza ishusho yawe. Noneho rero babyeyi, biragatsindwa kuba uri umuntu w'intwari, isi yemera, igihugu cyemera, ufite umumaro. Noneho wageze igihe cyo gusoza urugendo rwawe mu isi, ya shusho yawe ikabura. Kandi warabyaye abana bahari. Kubera iki? Kubera ko uwo wari we ntago wawuteruye ngo uwushyire mu bana. Rero reka dushyigikire umugambi w'Imana,
dutoza abana bacu umuco mwiza kugira ngo natwe ishusho yacu izagumeho. Bazavuga bati koko yari intwari, none uyu mwana nawe ni intwari ngase. Imana ibamugisha. Imana imumugisha. Reka tumusabe mu isengesho rigufi ribe inkomezi kuri aya magambo n'iki kiganiro tugana ku musozo. Kadusenge. Uwiteka Mana yacu, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimira urukundo rwawe rwinshi. Mwami, ndasenze Uwiteka Nyiringabo ngo nk'ababyeyi udushoboze gukora icyo waduhamagariye gukora, udushoboze guhagarara mu mwanya wifuza ko duhagararamo. Reka Mwami, uko ijuru ryateganyije ko ababyeyi bagomba guhagarara, ariko duhagarara Mwami. Uwiteka Nyiringabo, nsengeye buri muntu wese uzago azafashwe nawe. Twavuze bikeya, ariko umwuka wawe wera azamusobanurire byinshi kurushaho. Kandi nsengeye Mwami Yesu iyi line Uwiteka Nyiringabo y'ubutumwa bwiza ngo ihabwe umugisha nawe, mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane mwese abadukurikiye muri iki kiganiro. Nge nari Kuzo Emi, nari kumwe na mama Florida. Mama Florida, Imana imuhe umugisha, arakoze cyane. Reka dushimire namwe mwese mwadukurikiye. Iki kiganiro birumvikana ko ari umugisha yaringa abandi kugira ngo kize kubafasha. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.